Kayirebwa ati dore ryavuze riratashye nta rindi ni uwo rizagwira rimugwiriye mu igororero rya Nyarugenge. Ntabwo nagiye kure y'ukuri, nari narabihanuye cyangwa se shingiye ku miterere y'icyaha, nabonaga ko nta yandi mahitamo inzira, ko amaherezo y'inzira ari mu nzu. Amaherezo rero ya mpano abaye mu igororero rya Nyarugenge. Twabivuze inshuro nyinshi ko uyu musore nyuma y'ibyaha bitandatu yaregwaga cyangwa se yakekwagaho n'ubushinjacyaha, byari bigoye ko agomba kubicika byose, aho twanavuze ko ni ubwo yagira ubwo umwere ku byaha bitanu ko ari ku rumogi bigoye. Fils ati azajyanwa muri rehab nka Kwizera Olivier, nkavuga nti uzabaze APR yaramushakaga, we ninde umushaka? Nanjye nti ntabyo nzi. Uyu musore atangiye urugendo rushya, gutegeka kujya mu igororero, umusatsi kuvaho, utubwenge, utakontrole, ubona uri wenyine. Ariko musore wanjye humura, nturi wenyine, banopuja bazagusura, inshuti zawe zizagusura, kandi mu igororero rugiye ntacyo uzaba nubwo uhuye n'ibibazo, kuko harimo abasore batatu bafungiwe kubera ikirego cyawe watanze, ariko ntacyo uzaba. Nyagasani Yezu umuri kumwe. Ibi nanabivuze ko Yesu nta mustar wa muri gereza yakirwa ate nka kuriya umuntu ubuzwi, kuko amakuru babayumvise mu gitondo babayumvise, baza gushungera bakareba uwo muntu bumvaga kuri radio ninde, babonaga ku mateleviziyo ninde, nta wundi bazaba baje kureba niya mpano. Bazahagarara kuri One Stop Center, abandi bahagarare ku Byiringiro baharebe, bikubite bagira bati uyu niya mpano ntazaduhe show. Nta wundi Fata ku mavuta yungirije urubyiruko, azahura nawe, azamufasha kwinjiza abajene muri show. Ariko sinifuza ko yakurira muri gereza, kuko gereza habamo imico mibi. Muri sandari z'umukara, impuzankano iranga ifungwa n'abagororwa, Fils ati ni Umurusiya, nta wundi ni Dr Semwaga Emmanuel. Ubwo yagaragaraga mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, ni umugabo uri giant, ari uri umugentro, wagaragarijwe urukundo rudasanzwe n'umuryango we, umubyeyi we, umugore we, barumuna be, bashiki be, bakuru be, cyane ko ari umusore wiviriye from Uganda. Umuryango uracyari wose da, ntabwo nabeshya, bose bari bahari, inshuti n'abaturanyi. Abagore sinakubwira bariraga, amarira yari yose, ariko ngavuga ngo amarira ntakora, hakora ibimenyetso. Ariyo mpamvu ubushacyaha bwabonye ko bishobora kuza kutoroha, busaba umuhezo. Ibyo byose impamvu bikoze nuko no ku munsi w'ejo ubwo navugaga kuri ya mpano, nacometsemo gato ko Dr Semwaga agomba kuburana. Abagore benshi bari bazi ko ari buburana agahita ataha, ariko siko bimeze. Nuko bashyizemo iminsi byibura 9 ku 10 kugira ngo azasomerwe. Ni dosiye nini yatwaye amasaha 4 n'igice, ni dosiye yamumekesheje isigane. Ni urubanza rwari rwahawe umwihariko kuko hari haje uburinzi budasanzwe RCS yohereje, kubera ko niwe dogiteri wenyine mu Rwanda. Bakekaga ko hari kuza n'abagore benshi, ariko siko byagenze. Impamvu RCS yohereje abantu badasanzwe bashinzwe umutekano wa Dr Semwaga, nuko buri munsi byibura ku igororero hajya abagore bagiye kumubaza uko bazakoresha imiti yabateye. Ngo Dr Semwaga RCS igeze amahirwe yava hariya, kuko buri munsi hari call. Umugore afite imiti bamushyizemo, akeneye kumenya uko ayifata, ni Dr Semwaga umwandikira. Rero ibyo byose byaranze iburanisha mu rubanza rwa Dr Semwaga. Tugarutse kuri ya mpano, ashobora kugaruka imbere y'urukiko nyuma y'iminsi nka ya mpano we yajuriye bidahindutse. Ya mpano mu matariki 20 azaba ari imbere y'urukiko, cyangwa ubwo uyu musaza witwa Kamarade Adolphe, Ingabire Victoire Umuhoza na ya mpano ushobora kuzisanga baje mu modoka imwe, bikaba ari show. Baje kuburana kuko ya mpano ashobora kuzabaje kuburana ubujurire. Fata ku mavuta aburana mu mizi. Nge najyaga kwa muganga, twajyanye mu modoka imwe. Abanyamakuru baturase Jean Paul, abandi batishyushyushyushyu, ariko nyuma yari ngewe nuko ntasohotse mu modoka. Fata ku mavuta yese aburana. Niki kigiye gukurikira? Ya mpano ashakirwa haryama, kubera ko igororero kubona ahantu ryama biba bikomeye cyane. Nateye icyumvirizo nti dogiteri yaba ari mu Byiringiro.
twongeye kubasuhuza mwese abakomeje gukurikira Jean Paul Nkundineza, twabashimira ko mukomeza kutwereka ko mudukurikiye. Ubu nonaha turaje ngo tongere tuganire. Twari twabibasezeranije ejo ko dukomeza kubakurikiranira imanza zishobora kuza kuvugwa cyane muri iki cyumweru. Urubanza rwa mbere mwarubonye, niba utarukurikiye, ni urwa Dr Semwaga Emmanuel, inzobere mu buvuzi bw'indwara z'abagore no gufasha ababuze urubyaro. Urubanza rwe rwabaye, ruzasoma ku itariki ya 19. Niba utarebye video, hita ujya kuri channel urebe video ibanziriza iyi, urakurikira umenye details zose ko byagenze mu rukiko. Jean Paul Nkundineza azakomeza kurubakurikiranira, cyane cyane ko ari nawe mu bantu barutangije bwa mbere. Urundi rubanza twari twabasezeranije uyu munsi, kugira ngo Jean Paul ntabwo yigeze aruhuka, hamwe na Fils cyangwa se Dominico Sezerano, bakaba batigeze baruhuka kabisa, biriwe ku rukiko bakurikirana akantu ku kandi. Rero nyuma yo kuva i Nyamirambo mwahise mwerekeza Kicukiro, aho muvuye mu kanya gato gashize. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rukaba rumaze gutanga icyemezo. Ejo wari wavuze n'ubundi wasaga nkaho wabishyizeho akadomo, ariko icyemezo kimaze kugwa ku bijyanye na Florian Urizagwira uba amageragere. Mana iriya nyubako ntabwo yubakiwe Jean Paul. Umva abari kure bose Yesu azabazana. Ngaho tubwire uko bigenze. Oya no, nta kintu gishyashya nje kuvuga kiruta. Oya no, ntabwo mbabaje se ninjye watumye afatwa. Ntabwo mbabaje, umuntu aba yateye metero. Uyu musore yarakurikiranywe ibyaha biremereye, ibyaha bitandatu byose. Icyaha cy'ubwinjira, cyaha mu bwicanyi, icyaha cy'ibiyobyabwenge, ni ibyaha bikomeye. Ubwinjira cyaha mu bwicanyi gikomoka mu kugonga vava n'umumotari, yiyemereye ko yabagonze n'umumotari akamuha ibifurumbu. Ubyo bwabyo yafashije urukiko n'umucamanza kugera ku cyemezo kimufunga iminsi 30 vuba. Reka mbanze ngusomere komante. Hari uwitwa Prince uzavuga ngo game over. Ntabwo ari game over. Yego nyine agiye kumara iminsi 30, wahise ubundi ntiyayirengera. Kandi aba banditsi ntabwo urukiko rukata iminsi 30, urukiko rufunga. Hari uwitwa komisiyoneri wazavuga ngo bagenzi be nizere ko baza kumwakira. Uyu muntu wo mu myidagaduro witwa Nigena Akosore cyangwa Janvier niba kiri mu Nyarwanda, nta rukiko rukata iminsi 30. Hari abantu bari bavuze kare ngo yatashye, ngo arataha, ariko Jean Paul mu minsi 2 guhera mu minsi 2 ishize ari wavuze ko nta makabuza azajya hari ahantu. Ubwo rero muri rusange waye ntiwamuririra ku mugani se ko atari wowe wasomye urubanza, ya mpano gusa kutari n'umushinjacyaha. Ndababaye ko agiye Mageragere asanzeyo Jihadi, Papinesta, François Xavier, abo bose bari gukora iminsi 1000 nk'iy'umwana wonka. By'umwana wonka yonka iminsi 1000 kugira ngo abyibura abe yakurikizwa. Urebye inkuru ibinyamakuru, ariko ibinyamakuru byo mu Rwanda byo bitabyirukanka, mpise mbona mu kanya gatoya na Igihe bahise bashyiraho rwose akantu kavuga kati afunzwe iminsi 30 y'agateganyo kabisa. Igihe nabo bari hatare cyane. Igihe urumva bitandukanye n'Inyarwanda aho iyo yavuze ko yakatiwe. Muri rusange rero akaba bavuze ko 3 mu byaha 6 yakekwagaho ngo bifitiwe ibimenyetso bifatika, bikari nabyo bigiye gutuma ajya imageragere. Mu magambo make nuko nguko. Hanyuma Jean Paul wagaruka gatoya ku bijyanye n'ibyaha n'imikorere yacyo, ibyaha uko byagenze, kugira ngo umuntu utanabyibuka yumve uko byagenze, kugeraho umuntu agiye kujya imageragere. Ariko ndaza no gusaba utubwire, ese ubu ngubu iyo bigenze gutya procedure zikurikiraho ni izihe? Ese yarakiri muri n'ubundi yarakiri hariya muri sitasiyo se yari yarageze Mageragere, ese yagezeyo bigenda bite, kugira ese abantu batangira kumusura ryari ibyo bintu byose? Ubundi nuko umucamanza yavuze ngo ategetse kuhita ujyanwa muri gereza cyangwa se gororero, ubundi yakagombye guhita ajyayo.
ariko kuko bategereza abafungwa bakaba benshi sitasiyo n'ejo bazasoma no kuwa kane no kuwa gatanu bakabatwara ubundi bwana Yampano ashobora kuzajya amageragere kuwa gatanu ku itariki 12 ntabwo aka kanya ahita ajya amageragere nagera mu igororo kuwa gatanu azaba mukata iminsi 14 bivuze ngo umuntu ushaka gusura Yampano cyangwa se n'ibindi byo kohereza ibifurumba nabikore mu mpera z'uku kwezi azaba ari bwamusura so rero itabwa muri yombi rya Yampano rikomoka ku makimbirane amaze igihe kinini hagati ye n'umukobwa bakundana witwa Vava uyu muvava rero nyuma ya video y'ubwambure bwabo bari mu busambanyi yagiye hanze umukobwa yagize ipfunwe ariko ahoza ku nkeke umugabo sinzi uwateye telefone wayiteye akitereka hanyuma nabo bagatikagurana sinzi uwayiteye ubundi umuntu wafashe iriya telefone cyangwa za iPhone na Apple n'ibiki oya bari babyumvikanyeho kubera ko kiriya ni igikorwa ngirana ni igitekerezo cyane ni igikorwa ngirana ntawe bireba imibonano ni ibisanzwe ninde watakeje iyi telefone Jean Paul kuki ujya kubyibaza ya telefone ni ya Yampano oya biza kubera yuko iriya telefone ari ya Vava ntabwo yagira umujinya Yampano yamugiriye oya kiriya ni igikorwa ngirana wasanga bari babyumvikanye ya ni Coronos ni Madonna ni igikorwa ngirana komeza kubyo batubwiraga hanyuma nyuma ya video y'ubusambanyi mu rugo haje mu mwuka mubi w'amakimbirane hibazwa ninde washyize video hanze none se ko icyo ngicyo umugore mu byareze ariko nta cyarimo yenda nicyo katarizeri kuko umugore wagiye kurega avuga ko umugabo yamutotezaga Yampano aburana avuga ko ariho bikomoka nkuko mubona mu mashusho aza kuburana ku rukiko rw'hanze rwa Kicukiro mu mashusho dufite twifatiye nta ntugunda nta gahato Yampano mu mupira mwinshi ameze nk'umuninja gufata amashusho kuri buriya buryo umuntu atabishaka sibyo buriya na Dr Semwaga hari amafoto menshi nari kumufata niriya babonye ni AI kuko hariya ni mu Buholandi warabyihoreye narabyihoreye umusaza arambwiye ati umudamu wawe ushobora kuzamuvura gerageza ushyiremo imiyaga ntibuka ko ndi umubyeyi wibuke kuri umubyeyi urayizi reka twigarukire ku bya Yampano ariko rero Yampano ku mugani yanererwaga ibyaha bikomeye yakekwagaho ibyaha bikomeye ariko bajyaga abwira umugore ko azamwica naramuka agiye kumurega muri bahari n'ibandi ibyo ndavuga iby'umushinjacyaha yavuze umushinjacyaha yanavuga n'ibirute byo erega adefanda icyo cyaha waketsweho kugira ngo ujye mageragere kuko mu byaha bitandatu yaregwaga harimo ibyo wari wavuze mu kanya sinzi yenda niba nako harimo gukoresha ibikangisho kwangiza ikintu cy'undi ibikangisho no kuvuga ngo nzakwica ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi ubwo no kuvuga iki ubwinjiracyaha mu cyaha cy'ubwicanyi ni Yampano wagonze Vava ari kuri moto ariko ntiyapfa kunywa urumogi no gufunga umuntu mu buryo butemewe n'amategeko ubwo se yafunze umugore doze 136 afite mu mubiri impamvu bavuga ngo yafunze umuntu mu buryo butemewe n'amategeko ni Yampano wasize umugore we mu nzu arakinga ariko n'umugore we yari afite urufunguzo bikosoke kuko Yampano yaraje asanga umugore w'inzu yayejeje fisi ko byagenze yavuze ko yamusize mu rugo agasanga inzu yayejeje rero ntabwo yayejeje yamufungiranye muri video Yampano yishyiriye hanze muri biriya bintu se bamurega kwangiza ikintu cy'undi ni byagenze biteho kwangiza ikintu cy'undi cyane ubwo ni bya bindi bavuga kwangiza ikintu cy'undi ni telefone ya Vava yamennye ariko Yampano akiregura avuga ko yamuguriye indi kandi ntabwo nanone Vava yaguze telefone ngo Yampano yimena azamugurira indi birumvikana hano uri kugenda ubyumva gake ndagenda mbyumva harya ngo kubwinjiracyaha mu by'ubwicanyi ni kwa kundi umuntu akubwira ngo azakwica ibyo ni ibikangisho ni ibikangisho ahubwo nuko yagonze Vava ari kuri moto ntapfe ariko nabonye n'ubuhamya bw'umumotari nawe yagarutsweho mu rukiko ko yatanze ubuhamya uwo mugabo ngo witwa Usengimana ubwo bivuze ngo afunzwe n'umumotari se oya Usengimana ni umumotari we yatanze ubuhamya yemeza ko yamugonze ko Yampano yagonze moto yewe ariko ngo bahita bumvikana
amuha 50 ya mpano ntabwo amuha 50 aritahira. Ntabwo yabashije kujera ubusitari, yabaye umusitari ari umwana agira amafaranga menshi ari mutoya, ibyo byose biramusaga. Menshi se koko uko biri kose wese kugira ngo ubone ko umuntu agira amafaranga menshi, Fils mukubite miliyoni 2 zitarimo ikibazo ndakesere yahita ajya Dubai gukora iki se? Fils ntabwo muzi wowe gukora iki se? nyine urumva kugira amafaranga menshi biterwa n'uwo ari we. Ndabizi neza ko nka Fils umaye miliyoni 2-5 kababwira uti wo kegeta nuyahaga uzayagarure, yahita ajya ku mucanga. Ariko se Jean Paul, ngiye mfite ikibazo cy'amatsiko buriya ko bimwe mu bintu by'ubujurire yashingiyeho ko yari yavuze ko we n'umugore we biyunze, nubwo gushwana byaye byaraturutse kuri ya video yagiye hanze ko nyuma yaho bagiye bashwana bakongera bakiyunga, hanyuma ariko akavuga ko ngo hari n'igihe kuri bya bindi by'ubwinjiracyaha ngo bapfuye ibihumbi 10 yari agiye koherereza umukobwa wari umwitabaje ko rwaje umwana mu bitaro bya Kacyiru. Ngo icyo gihe umugore we ntiyabyishimiye, ahita yisohokera mu modoka, aho ngo icyo gihe bari bagiye kujya muri sauna ngira ngo hari aho rero ngo niho byaturutse. Ariko noneho mu kujurira avuga ko biyunze, ko n'umugore yamubabariye. Ibyo byo ntibijya bihabwa ijambo mu rukiko, ntibihabwa agaciro. Icyambere nuko nta uzi verisiyo y'umugore ko biyunze. Verisiyo y'umugore se ni ibintu yivugiye we ari mu rukiko. Icya kabiri kwiyunga nyine bakwiyunga nk'abantu, ariko kuki biyunze ari uko ibintu byageze mu rukiko. Bagombaga kwiyunga ikirego kitarabaho. Umugore rero akagikuramo. Umugore akagikuramo. Ntabwo mbizi. Birashoboka se? Birashoboka. Birashoboka. Iyo batanze ikirego kaba kabaye. Kubera ko ubu ngubu ku cyaha cy'ibiyobyabwenge byo n'ubundi umuji yemeye ko yanywaga ganja. Yemeye ko yanywaga ganja rwose, anabwirwa ko ubwo yijyanye hariya Kicukiro, sinzi n'ibyo kigo kizi bakita psychotherapeutic center. Ushaka kujya ku kiliziya ndahazi ngo yagiye yarijyana kugira ngo barebe ko bamufasha kugabanya. Dore ikintu gikurikira, y'amano afite iminsi 5 yo kujurira icyemezo cy'urukiko. Imana nimworohereze ageze mageragere, ariko yenda ntazahatinde. Icyo gihe bigenda gute? Icyo gihe bigenda gute? Kuko nabazaga afite iminsi 5 yo kujurira. Afite iminsi 5. Urabona ubujurire hari icyo buri bumare, kuko niyo baruwa y'imbabazi mu rukiko yavuzweho umugore yanditse ko asabira imbabazi. Urumogi n'induru asabira imbabazi y'ampano umusheri we. Urumogi n'induru babarira. Oya urumogi se oya ushaka no kumujyana harya he? No pujani. Hahandi Butare hamwe bajyanye bantuza. No pujani yihangane. Bashobora no kumusabira kujya hahandi bari barajyanye babandi kugira ngo bamujyane muri bihabwa. Yabyemejwe na RIB n'ubushinjacyaha mbere yuko bijya mu rukiko. Ni nabyo ejo navuze. None se urukiko rwo ntirushobora kugusabira kujya hariya mbere yo kugufunga. Kone se kubona umushinjacyaha yamuririye akavuga ko agomba kujya mageragere, kandi ko urukiko rukaba rwayibonye akabitegeka. Uyu muhungu arerega ibyaha bikomeye. Uzi ko arerega ibyaha biruta ibya Jihad. Bya hatari. Original. Original kabisa. Ubu se Jean Paul. Mutipe embonye commentaire imwe ngo ari kwizima shaba nabo bari mbatukana kabisa. Ni kuri YouTube cyangwa ni kuri website? Ngo mudohoza mu matwi, ngo ariko abantu mudohoza mu matwi nta bandi bantu bakora ibifite umumaro nibo bakoreho inkuru, cyangwa nuko iyo byatangiriye mu busambanyi ari byo bigira abafana. Undi ati ya mpano ntafungu ririya tabiri muvemo. Abahanzi bari abakera Sebanani, Rugamba, Spian, Jinde. Oya ntago imingibi ari byo, kubera ko umuntu ni ku giti cye kandi nawe yemeye ko yabinywaga kandi yatangiye kubireka. Uyu nguyu nawe ngo nagere yabanza asange iyo Jihad yafungishije baganire neza ku muzi w'ikibazo. Ejo Jean Paul yababwiye ko nta kibazo cyavuka, nako ni mu gitondo yababwiye nta kibazo gishobora kuvuka hariya. Ubu rero wahoze umbwira ngo ubu afite iminsi 5 yo kujurira. Ubu si ubujurire urabona hari ingingo azakora uburoku uyu mwana. Inyarugenge Fils azajyayo, nta nubwo nzajyayo, nge nemeye ko ntazakurikirana urubanza rwa Yamana. Ntabwo nakurikirana urwa Semwaga ngo nge no kwa Yamana. Kubera iki se? Semwaga ni Dr. Boro.
ya mpano ni umuhanzi boro. buri wese mu byo akora. Ya mpano rero impamvu ariko ya mpano ariko nanakurikirana kubera ko ntabwo ari umutinganyi. Nari mwitiranyije na Semuhungu. Ya mpano Musa nzaza mu rubanza rwawe. Nzaza mu rubanza rwawe gusa mbabajwe n'iminsi baguhaye yo gufungwa 30. Ntitujurira ikubagaho. Mutumenyesha hakiri kare tuze twikorera ibiganiro. Ariko se Jean Paul wundi buriya nta kuntu nka ya mpano nuko atemeraga icyaha. Yigeze nta kuntu yari kubisaba bikajya muri procédure accélérée. Bikita byihuta atarinze kujya muri 20. Hari ibyo bawemera. Uba wemera ni nawo bisaba. Uzamura inzitizi ukavuga ko urubanza rwawe ushaka ko ruburanishwa bumeze. Kubera iki? Kubera ko ntaye. Uzi ko buriya Kazungu ategeza afungwa iminsi 30 y'agateganyo. Yaburanye papa direct. Original. Kuko byose yarabyemeraga. Urajya kubura 30 utegura iki? Wa musirikare warasaguye abantu Nyamasheke nta trantijuru. Trantijuru bafatiwe mu cyuhito buranye. Ushobora kubyisabira. Urabisaba. Ariko ngira ngo nuko yenda ya mpano atemeraga icyaha. Niyo mpamvu hari. Ya mpano aregwa ibyaha byinshi byose hari ibyo yemera n'ibyo atemera. Yemera ko yashyamiranye n'umugore bakiyunga. Okay. Harya ubu n'uvango nkuko babitubwiye kwa gatanu ashobora kujya hariya ku musozi wa Mageragere mu azajyayo ku wa gatanu. Natagiye ku wa gatanu baramubyukana mu gitondo wumwe ni ibintu bibiri. Kandi najyayo ndabimenye. Kuko ubu ngubu baracyari mu gihugu. Ariko urabizi ko dufite imboni. Ndabizi. Sawa. Imboni zacu ziri Mageragere. Ubu ngubu baracyari mu gihugu. Twimye ko Karasire yahuye zizanga kutubwira ko ntuza yagezemo. Ubu ngubu ari muri kasho za polisi nariba. Bari mu gihugu. Oya ari muri kasho arafunze. Ubwo ejo bundi nibwo ashobora kujya mu gipangu. Ese iyo minsi 14 bamara mu kato. Ni ibyorezo iseru. Biba bigenda gute? Biba bigenda gute? Baba kuvura, baba gupima. Oya. Kumenya ko ubwo buroko uzanabukora. Ubura ahantu mu mashuri bakuzanira ikigori n'igikoma. Udasohoka. Kujya kuri toilette bagushorera nk'utwaye ikihebe. Bagira ngo barebe ko utarwaye indwara wajya kwanduza abandi bantu. Yego. Iyo basanze ari nk'indwara urwaye ariko uvamo. Ugumaho uravuzwa paka ukize. Hari n'abantu biberamo byarangiye. Cyane cyane ubwo n'izino ndwara ariko zandura. Nizo bareba. Abarwayi ba sida batangiza ibinini. Akagumaho. Ntabwo ahava. Oya. Fiyese ariko ari bize kaka. Oya nta kibazo. Anyway, reka ubwo ngubwo muri rusange rero icyo twababwira ni icyo dore iryavuzwe riratashye ntabwo twamuririye ahubwo twavuze ibiri byo. So Kalisa Adolphe wahoze ari umunyamabanga wa Ferwafa aratangira kuburana mu mizi ejo bundi na 15 ngira ngo hari 15 simataki 15 y'uko kwezi hari. Kalisa Adolphe wabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa agiye kuburana ubujurire kwifunga n'ifungurwa ry'agateganyo. Nawe ngira ngo ni mejo bundi 15 hari niba ntibeshye. None se uyu mugabo ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo ndakumenyesha ko yafunzwe mu kwezi kwa 9 yinjiye mu igororero mu kwa 10. Ariko suko mu kwa 10 umuntu abakiri kuvuga umuntu abakiri nyuma y'amezi ari. Ubwo keretse niba Adolphe ari mu makope kugira ngo arebe ko yataha kwaje. Kuko niba amezi 7 umunako 9 kuko yafunzwe imbere ya batoxique yafunzwe imbere ya bajihadi nyine kwihutisha urubanza yihuse yabyaye bitareba. Reka tubirebe. Uyu mugabo yatawe muri yombi mu kwa 9 akurikiranweho ibyaha birimo ibyo kunyereza umutungo ndetse no gukoresha inyandiko mpimbano. Ariko ngana mu rubanza rwabaye kwifunga n'ifungurwa ku itariki 25 Nzeri naboraga iminsi 5 ngo nitaye niyo mpamvu muzi yasanzeyo 10. Ubura yinjiye y'ikiriyo mu rubanza rwabaye kuri 25 ubushakiha bwagaragaje ko kamarade akurikiranweho kunyereza $21,000 by'idolari bya bindi n'amakesa yo ngayo yahita yisanze muri coffre. Aya mafaranga na Jire yamwishyurira. Jire ni boye nawe ubwo yayishyurira. Reka tuvuge Jire. Karakara ubu ari kuzi ko yabaye umunyamabanga wa APR imyaka myinshi. Uzi ko yabaye umunyamabanga wa Ferwafa. Nawe ubwo yayishyurira. Urumva? Kamarade urukiko rwisumbuye rwa Gasabo yavuze ko atanyuzwe n'umwanzuro w'urukiko rwo kuri 20
rwanzuye ko akomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe we yasabaga ko yakwemererwa akaburana adafunze. Nese Jean Paul ubu biba byaragenze bite kugira ngo umuntu nyuma y'amezi asaga 9 hafi umwaka aba akiri kuburana ifungwa n'ifungwa? Uyu mukamarade nanone ntiyanyuzwe n'umwanzuro w'urukiko, afata icyemezo cyo kujuririra mu rukiko rukuru kugira ngo rutegeke ko afungurwa by'agateganyo azaburane atari mu igororero. Njyewe mbifite ubushobozi, uyu musaza ntamurekura, yararwaye, yarahindanye, bya diabete byarabyutse, kamarade arasa nabi. Ariko baramuvuza mu igororero se ntibavura? Sawa sawa, ntibanabajyana CHK se? Nzabikubaza watawe muri yombi. Barabinyifuriza? Ntabwo mbikwifuriza, iriya ni inzu y'abagabo kandi mubo yacunguje amaraso nzi yuko nanjye ndimo. Bandinde Yesu. Kamarade ngo bizagenda bite kamarade? Uyu musaza ahuye n'uruva gusenya ruhari, araburanira umunsi umwe na Ingabire Victoire Umuhoza. None se uruva gusenya rurimo aho n'uruva? Baraburanira mu rukiko rumwe, ari ubwo se baburanira mu kimwe. Oya da, ariko ubwo amasaha samwe ari oya, baba bari mu harya nuko na yari ataraza. Isaha naburana na kamarade umushinjacyaha yari yaburanye, urabyibuka? Abyuzi bari warasaze. Ariko ubwo bivuze ngo kamarade afite urubanza rwe. Ikibazo kirimo n'iki ngiki, kamarade urubanza rwe rwarahishwe ku rwego rwo hejuru. None azaza abanyamakuru yafunzwe ku itariki 20 z'ukwa 9. Aburana mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Arajurira ntibabimenya. Urukiko rukomeza gutegeka ko afungwa. Yongeye kujuririra icyo cyemezo cy'urukiko rwisumbuye rwa Gasabo mu rukiko rukuru. Bisobanuka neza, ntabwo kamarade agiye kuburana bira bifurumba. Oya, ni kamarade urwaye ukeneye kuvuzwa ari hanze. Wowe niko bibona ariko? No, kandi ngewe njye amageragere. Yes. Abona ko atameze neza. Yes. Kuki se umwavoka we adasaba ziriya nikope? Kuki umwavoka we adashobora gusaba gufungurwa umukiriya we ku mpamvu z'uburwayi kugira ngo akurikiranwe ari hanze? N'ubundi ikintu kibayeho kiriya ni ikirego cyihuse. Ariko umushinjacyaha uzi ikirego cyihuse cyo kirego cy'umushinjacyaha urakizi cyahita avuga umushinjacyaha gisubiza cyahita avuga ko gereza ifite amavuriro. Ariko se izi implant gereza zifite zihe? Izi implant ibyuma ibyo byo bagushyizemo se yitwa implant. Dental implant. Icyo gihe nyine bashaka umu specialist. Ni kamarade urwaye. Banyarwanda ukurikije uko wamubonye ararembye. Ngiye nkurikije uko nabonye kamarade ararwaye, akeneye kwivuza. Ni kamarade wafunganywe n'uwitwa Kantona. Kantona yararekuwe. Kantona yarashinzwe iki? Kantona yarashinzwe ibikoresho ari kit manager. Bamukatiye amezi 6 basanga yararangije aritahira. Uriya nawe rero bashaka kumukatira mu mwaka. Urubanza rwa kamarade, ye kamarade natashye ari ku cyumweru. Yari yinjiye mu kato kwa 5. Ariko aranakuze. Kamarade ni mukuru, si mukuru wa Jerez? Aranakuze rwose. Siko Jerez nabonye yarananutse, ashaka ko yararwaye. Niko, waye ntago ari we turi kuvuga kamarade. Nta Yezu ntanya. Kamarade urabona afite amahirwe yuko bashobora kumurekura akajya hanze kwivuza. Ukuntu kamarade akotanye. Ni n'ubwa mbere mbonye umuntu ajurira icyemezo cy'urukiko rw'ubujurire. Nk'urugero, Dr. Semwaga ari kuburana kurekurwa ry'agateganyo, bakabyanga agahita ajurira icyo cyemezo Court Court. Biba gake ku gihe maze sindabibona. Ngiye ku gihe maze ntabyo ndabona. Kandi nawe umaze iminsi ukurikirana izi nkuru z'ubutabera? Maze iminsi mu nkuru z'ubutabera, sindabona umuntu urukiko rwanze ubujurire bwe ngo ahita ajurira. Ahubwo bakora iki? Batanga ikirego cyihuse. Nkuko mushuti wabo mwakoraga kuri BTN yitwa ndi w'umusiramu Rubangisa nawe yatanze ikirego cyihuse. Umushinjacyaha agira ibyago asanga bwashyizemo kuburana mu mizi. Leta kiburirwa irengero, tagiterwa agaciro. Kamarade yihangane. Anyway, urebye twari tuje kuganira kuri update yihuse iganisha kuri ya mpano, nuko nyine hasazamo n'izindi update z'imanza ziri imbere mu minsi mike cyane. Urubanza twagarukagaho n'urubanza rwa Uworizagwira Florian, umusore w'umuhanzi w'umunyarwanda avuka
uburengerazuba bw'igihugu, wari waraje gushakisha i Kigali, agera aho birakunda, Imana ifungura imiryango, aramenyekana, ariko biturutse wajyagiye bavuga ngo utazizi narabyaye ziri narashatse, hari sinzi ku mugani niba aricyo, ariko uhuye n'ubu abandusha ikinyarwanda bazi kumbwira, ubwo nyine biturutse ku makimbirane y'umukobwa bakundana kandi babanaga, naho birangiriye nyine uko nguko bigenze, iminsi 30 yo kujya gufungirwa imageragere, bwo kuburana mu mizi ntabwo yakatiwe. Oya, urukiko rwategetse ndabizi ko nyarwanda kano gatitirira gakosora n'udakosora nzayirira. Urukiko rwategetse ko afungwa mu gihe cy'iminsi 30 y'agateganyo, ubwo ariko twizere ko we bitazamara hafi amezi 9 nk'ayo ya Kamarade. Kumara amezi 9 ni wabigizemo uruhare. Yes. None se Djihad yafunzwe nyuma ye, ubarakatiye n'urubanza rwabaye itegeko. Ni ibintu byo kugira ngo byumve. Toxic yafunzwe nyuma ye, yarakatiwe, yaraburanya bumwera arasubiramo ataraburana. Ubwo nuvuga ngo byanze bikunze niwe Dr. Semwaga reba ari kuburana n'uwabigizemo uruhare. Wasanga aranarwaye. Ubwo rero ya mpano nuko nkurikije ibyo Jean Paul yatubwiye, kubera ko amenyereye nk'umu expert mu bintu by'inkiko n'imanza, ati bidahindutse ashobora kugera imageragere kwa gatanu. Ubwo ni ya mpano abifuza kumusura ni ukumusura nyuma y'iminsi 14 uhereye kuwa gatanu. Uhereye kuri 12 bivuze ngo nabifuza kumwoherereza akantu kumusura bizaba nyuma y'iyo minsi, kuko nibwo azaba yabonye kode yanamenyekanisha. Ushaka kumusura azampa ibifurumba nzabimugezaho, kugira ngo rebe ko harimo abantu batagira n'ubuntu. Shyira no kuri ya nimero. Ubwo rero muri make ibindi tuzabikurikirana, tumenye uko azaburana mu mizi. Inde Kamarade ya mpano cyangwa se n'ubujurire, ya mpano warajurira, ya mpano arajurira mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge very soon. Uyu munsi ku itariki arajurira, ariko ntago mbona ko hari ikizahinduka. Uyu munsi itariki 9 ya mpano azaba ari mu rukiko kuri 19 cyangwa kuri 20. Ntekereza ko hari ikintu kizahinduka kinini, yenda ni wowe nabonye utera agiye kuburana mu minsi 10 cyangwa 15 niba myinshi, azongera burana agaruka imbere y'urukiko. Nabwo yambaye amarozi, ni nayo nkuru tuzakora cyane. Ubwo nabyo tuzabikurikirana. Muri rusange ubwo izindi manza zihari cyumweru gitaha tariki 15 hari imanza ebyiri z'abandi bantu bazwi cyane mu Rwanda, ni Ingabire Victoria ndetse na Kamarade hoze ari umunyamabanga mukuru wa Ferwafa. Ubwo ari ku itariki 19 nanone uzagaruka hano witereka nk'uko wabitubwiye, utubwira niba Semwaga ataha ajya mu rugo cyangwa se aguma imageragere. Uzi abantu bafite imanza ziremereye ziruta n'izo tumaze kuvuga hejuru ni benshi. Impamvu duhitamo kuvuga abantu, abo bantu nuko ni abasitari, ni abantu baba bazwi nyine, public figures, so niyo mpamvu aribo tuganiraho. Ubwo ariko sinabura no kuvuga ngo dusenge cyane umwuka dukoreremo nyine, turinde umwuka wo kugwa mu makosa nk'aya ngaya, mu moshya manu, turinde kugwa mu moshya, cyane cyane ko ubona nka buriya kese ya mpano ni kese yavuye, niba navuga ku bwana, niba navuga ku ni kese yo kudashishoza, kugapingane, niba ari ukudashishoza, ni ibintu nk'ibyo, ni ibintu ubona byatutumbye, biratutumba, birazamuka, biba binini, kandi ari ibintu ubona bituruka rwose ku tuntu dutoya. Ariko muri iyi si uyu munsi social media ziri monitored mu mpande zose, niyo mpamvu nyine rimwe na rimwe n'abacamanza bisigaye biborohera kubona evidences, kubera ko izo video ntimuzazihisha, baba bazishyize ku karubanda. Ashyize muri Google ahita bibona ibintu byose, ayo mafoto aba yasirikiriye, uko abantu batukana, uko abantu baterana amagambo, byose aba yabibonye. Urumva rero ibintu bisa nkaho bigenda byorohera abacamanza muri no minsi, uretse yenda ku byaha bimwe na bimwe, ariko nk'ibi byo kuri social media byose biri ku karubanda. Jean Paul akoze, reka nkureke mujye kuruhuka, ndabona amasaha agiye. Twari twiteretse kuri Zebra Hotel. Bikomeye cyane. Nibyo, hanyuma nsabe inshuti zacu z'akadasohoka mukomeze mukurikire, badutere inkunga, ariko baduhe ibifurumu. Mudutere inkunga, amadolari 5 yawe cyangwa 10 yawe yadufasha ibintu byinshi. 100 ni menshi, 5
hanyuma amadolari 5 cyangwa 10 ushobora kudutera inkunga kandi ya bikadufasha kipe ya ufana cyane yitwa APR FC yaguze umunya Cote d'Ivoire wa mbere. Ngiye mfana Police FC. Rayon Sport nayo yaguze umubembe ariko yatandukanye na Skol ku buryo budasubirwaho. Rayon Sport iraramutswa beka. Ariko ntabwo yigeze itandukana na yongeye nabonye umunyamabanga wa Rayon Sport avuga ngo Gakwaya avuga ngo ntago batandukanye burundu ngo ahubwo hari proposal yindi Skol yabahaye barimo bigaho niyanga nibyanga bazahagarika ariko n'ibikunda bazakomeza yego. Ikiganiro nyine nakibonye wikwirirwa nabihinyuza rwose yavuze ko Skol hari indi proposal yabahaye imikoranire iriya mikoranire yarangiye ariko Skol yabahaye indi proposal y'uburyo bagomba gukoranamo niba bishima ngo bagiye gukora inama niba bishima bazakomezanya niba tabishima ubwo bazashaka undi mutera nkunga nyine bazashyira kuri ku myenda yabo ubwo bareyeho bari n'abaperaho bari ndabizi nimwe bakomeye mu Rwanda mukomeze mube wawe uramuzi Kwizigira umunyamakuru wa Mukura ndamuzi uriya niyo wabikobwera neza niba batanye iki ubwo ibyo ngibyo ngenda bizi neza nabonye ibyo Gakwaya yanditse kandi ntabyo narenzaho bikwereke se tubipingire se ni kuri nyagukuremo ngewe ndi Simone nemera mbonye Simone yari yarashinzwe iki Simone yarashinzwe iki kone se Simone yarashinzwe iki rega ntukanjijishe usoma Bibiliya Edra mutipa asana ya mpano neza uriya cyangwa ni muri umunawe akora hano ewane banza akora muri ntago ewane uze kumucungurera ewane yose niko ndetse ndayamano ko ari mugufi umugoroba w'ejo inama ya minisitiri yarateranye cabinet iyo yabaye abafungwa bagira ngo ari burekura abafungwa perezida ntabwo cabinet iterana ngo irekura abafungwa cabinet iterana ku ngingo zitandukanye u Rwanda rugiye kwakira Peace Marathon ariko buri muntu wese mwanareba ikimuraje shinga AMF yaduhaye buri muntu wese areba ikimuraje shinga hanyuma u Rwanda rwahawe inguzanyo miliyari 365 Amanyarwanda zo kugira gute zo kugira gute yo gushyira muri secteur y'ubukungu kugira ngo hirindwe kuguhungabana guterwa n'ibintu bituruka hirya no hino ku isi ariko isi nuko ngo imeze Jean Paul rega nuko habayeho no gusenga cyane kubera ko iyo kimwe kivaho ikindi kiza mu minsi yashize twavuye muri covid uyu munsi mu myaka inishize haza intambara ya kiharya y'Uburusiya na Ukraine intambara y'Uburusiya na Ukraine duhumekesha isigane intambara ya Ukraine imaze kuduhumekesha isigane ubu haza ya Iran na Israel na Amerika hanyuma muri Amerika ubu haje na Ebola hanyuma update muri Amerika nuko umusifuzi w'umunyafrika ukomoka muri Somalia wa mbere muri Afrika ku mugabane wa Afrika abanyamerika banze ko yinjira ku butaka bwabo azira gusa ko ari umunyasomalia yanitahiye witwa Omar yanitahiye yageze iwabo i Mogadishu niwe musifuzi wa mbere buriya muri Somalia bundi cyane cyane na muri Kenya ariko urumva abo muri Kenya bamufashije buriya passport ya Amerika ye isanzwe barabanje banga kumuhamo visa hanyuma leta Somalia imufasha kubona diplomatic passport buriya yinjiye muri Amerika afite diplomatic passport kutaro yivuze iyo passport diplomatique nabwo bamushyiriramo visa agezeyo ku kibuga nacyo nayo barayanga ariko birabigaragaza ubwirasi bwa bira bihugu Afrika nyine tugomba kugerageza byambabaje uyu mwana w'umusifuzi n'umuhanga umuntu wakoze ikosa ni Infantino wagiye guha igikombe Amerika yagihaye Trump none se Infantino nawe ahise avuga ko iryo tsinda yari kuzasifura baryimura mu kindi gihugu ariko hari umuntu wamureze wa undi witwaga Platini yareze mu rukiko Infantino ejo tuzabiganiraho turi mu yandi makuru nzakubwira reka turekera aho ngaho ujye kuruhuka ndabona unaniwe na Fisi yagiye gusura Katia bakaba recording prank nshyashya twumvikanye ko bazaza ejo bakitereka oya ejo tuzajya gushyingura dushobora kujya gushyingura ariko Katia ndashaka kumuzana ku wa 4 nkamukegetesha nkareba niba akazu gato karya ubwatsi urumva kandi azakegetera yivu nka kasuku hanyuma ya kamera ubwo nanjye niba amahirwe yanjye ariko ndabizi ku cyakura nawe aracyemeraga
Jean Paul Oya. ibyo ntukabitindeho niko Ariko isi yubatse byambabaje. niko isi yubatse Yewe ntabwo nzi bajya bavuga ko ibiganiro dukora babatranslatinga bakabishyira mu zindi ndimi rwose ku butegetsi bwa Trump yahumekeje abantu isigana nibo gusa se umunyarwanda uri muri Amerika aguhamagara umutima uri gutera nk'umwana w'imyaka 3 ati naba ni wacu udafite ibyangombwa udafite aba we ufite ibyangombwa ntari eh uretse ko nabonye bajya bafata n'abadafite passport yego bakabarekura ubundi Trump yamaze aravuga ngo arashaka Amerika ihumekesha abantu isigana sha ntabyo azageraho nawe afite ubuse nk'uyu mujene yazize iki Omar ni ubwirasi bwa biriya bihugu sha reka tugende mwana nzakubwira ejo bya Platini warize Infantino avuga ati buryo wahaye igikombe American wapi nanjye yomba ndiwe ntabwo ne kukimuha reba babanjije kuvuga ngo Iran ngo ntizajyayo baravuga ngo Kongo ngo Ebola irigoma ngo Kongo ngo ntizajyayo Kongo yagiye ariko abafana banze ko bajyayo basabye no ko banasubizwa amatike yabo yose so ugomeze anyway fufi izahura n'ibibazo byinshi ko yagize amahitamo mabi cyane yo guha Amerika uzi gitwaye nko muri Brazil cyangwa Argentine ya Canada gusa oya ikijyane muri Argentine wirebera ambiance iyi kijyana nko muri Canada gusa cyangwa Canada na Mexico anyway reka dusoreze ahangaha mwakoze Imana iho mugisha kandi mukomeze kugira impagarike n'ubugingo buri wese mu byo akora tumwifurije guhirwa mubone kashi natwe muduheho mudutere inkunga dukomeze kubagezaho ibiganiro byiza kandi bizima mugire ibihe byiza rero Jean Paul wakoze ndagushimiye wari wambaye n'agakote keza k'umukara n'agapantaro k'umukara n'agakweto k'umukara aka gakweto nakaguze muri boutique iba muri Galleria Hotel nagera nkubwire ngo ariko ubundi bitavukira ikaduha wari kuvukira nk'ahantu bita Koruwezi meya yarambwiye wari kuvukira Koruwezi meya namubwiye muzehe arambwira tubukura kuri muzehe w'Unyamugi muzehe wari Munyamugi wa Nyamagabe erega ntabwo wakora muri primero y'igipepu yako yabaye n'umudepite muzehe ariko abantu bajya bamenya ko papa yabaye umudepite ariko reka tubyihore ariko Habyarimana arabakimbiza Habyarimana yarabi mwakoze cyane Imana iho mugisha ndabashimiye